Ndabaramukije inshuti z'umusaraba aba hafi n'abakure, ndabaramukije shalom shalom mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho, Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yongeye kumpereza aka kanya. Ni Zawadi, ndagarutse muri cya kiganiro twibukiranye gusoma Bibiliya. Hari haciye iminsi myinshi igera nko mu byumweru bibiri ntagaruka ahangaha. Ubushize twasomye, intumbero y'ikiganiro cyacu ni ukwibukiranya gusoma Bibiliya. Ubushize twasomye ibyahishuwe turangiza igice cya nyuma 20 na 21 niba ntibeshye. Turangiza igice cya nyuma cy'ibyahishuwe. Uyu munsi umwuka w'Imana numvisha nyobora gusoma igitabo cya Yuda. Igitabo cya Yuda ni igitabo gifite chapitre imwe, igice kimwe. Ni igitabo kigufi muri Bibiliya, ndumva ari kimwe mu bitabo bigufi bya Bibiliya. Ifite igice kimwe cyonyine. Uwiteka duhana umugisha. Kirimo amagambo y'ubuhanuzi akomeye. Umwuka yambwiye ngo mbaze ngo mbese waba uzi abo batubaha Imana muri kumwe, abo batubaha Imana kandi biyita abayuda atari bo, turagendana, turasangira, dukorana umurimo, ni abahanuzi, ni abanyamasengesho, ni ababwirizabutumwa, ni abashumba, bakora imirimo yose y'itorero ariko bari kumwe natwe. Hano rero iki gice kirabasobanura neza. Uwiteka tugire neza. Reka mbere yuko dutangira dusenge. Uwiteka Imana nyingabo, ndagushimye ndaguhimbaje. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, inyenyeri yo mu ruturuturu, uri Alufa kandi uri Omega, uri imfura yo kuzuka, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri inyenyeri yo mu ruturuturu. Ndagushimye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Tukuvuza ibigwi ntabwo byarangira. Tugushimye Imana bwawe, tugushimye amaraso yawe ya Yesu wamennye ku musaraba, tugushimye akazi ko ku musaraba i Golgotha, waduhaye intsinzi, waduhaye kubohoka. Abantu bakwizeye bose ndagushimye. Nshimye amaraso yawe muri aka kanya mu izina rya Yesu. Rero mpamagaye kwera n'imbabazi muri aka kanya, utugire neza. Umwanya turi bumarane n'abantu bawe ubahereze umugisha. Usenye ibitagira umumaro, wubake iby'umumaro, ukomange imitima ya benshi, ufungure amatwi y'abantu bawe bumve, nanjye ndimo, kugira ngo twumve iby'umwuka atubwira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ufungure imitima yacu twumve, dusobanukirwe iby'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Utugire neza rero Mana y'amahoro, utugire neza, uduhane umugisha. Umwanya turumare, dufashe miri gukora kwa shitani, kuturogoye gukora kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mamagaye kwera n'imbabazi, tuguhaye karibu n'ikaze mwuka wera muyobozi. Mamagaye mwuka wera w'umuriro ngo twike imbaraga z'umwijima zose, ibirwanya bera, ibirwanya kugira ngo tutumve ijambo ry'Imana. Abadayimoni dusahuze mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka y'uburyo bwose mfashe mbere katika jina la Yesu Kristo. Nkubitanije impande enye zose, mfashe impande enye zose z'isi, nkubise hasi ndogoye gukora kwa shitani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni kirogora ndabatatanije kusimu mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye kwera n'imbabazi, habeho tuze n'ihumure kugira ngo tumve ijambo ryawe rigere mu mitima, ryubake ibidafite umumaro, ryubake ibifite umumaro, risenye ibidafite umumaro mu mitima yacu. Urakoze Yesu Kristo. Ni wowe twicaje aha, twakabaye tugiye muri disco, twakabaye tugiye turi kureba amafilime, twakabaye turi mu bindi biganiro, ariko twicara kugira ngo twumve ijambo ryawe. Udufashe muri iki gihe cy'akarindagiza, uduhe kumva iby'umwuka atubwira. Urakoze Yesu Kristo. Umugisha buri wese uri untega amatwi kandi umugire neza. Ukize uwo ushaka gukiza aka kanya mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndagushimye. Haleluya, amen. Ndakuramukije rero aho uri hose. Ndacyari Zawadi, niyo zina ryanjye. Intumbero yo kuza ahangaha ni kugira ngo twibukiranye gusoma Bibiliya, no kugira ngo tubane n'abantu b'Imana, dufashanye kugira ngo tuzagereyo. Kubera ko turi mu gihe cy'akarindagiza, turi mu gihe cy'amayoberane. Igitabo cya Yuda kirabisobanuraho neza ukuntu kivuga ku buhanuzi bwa Enoki, kikavuga ku Abisiraheli mu butayu, kikavuga kurimbuka kwa Sodoma na Gomora, kikavuga abahiriwe abo ari bo,
haleluya, nuko dukwiye kwitwara. Ni igitabo kigufi ariko kirimo ubuhanuzi. Yesu aduhana umugisha, tugendane, haleluya. Yuda imbata ya Kristo Yesu kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa kuko, haleluya, ndabandikiye abahamagawe bakundwa kuko, ndagira ngo ndebe ko kamera yanjye iriho, yego. Ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindwa Yesu Kristo. Turindiwe Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe, amen. Imbabazi, amahoro, urukundo bigwire muri twe none n'iteka ryose, amen. Titire iravuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma, ungodly people, abatubaha Imana mu Cyongereza. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira by'agakiza dusangiye, nimvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe basezeye muri mwe rwihishwa bagenewe, baseseye muri mwe, kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu, Uwiteka atugirire neza. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo imidugudu yashyiriweho kuba akabarore ihanwa n'umuriro utazima. Uwiteka tugire neza. Uko niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani, agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, umwami Imana iguhane. Uwiteka atugirire neza. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi, ndetse ibyo batazi n'ibyo bazi babibwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Uwiteka dufashe. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza bigaburira badatinya. Ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto byapfuye kabiri byaranduwe, ni umuraba wo mu nyanja ushega, babira ifuro ari ryo ibiteye isoni byabo, ni inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Uwiteka dufashe. Henoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi
z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ni abitotomba n'ababubura bagenda bakurikiza irari ryabo. Akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuraho indamu. Imana idufashe. Ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti, mu gihe cy'imperuka, mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice. Uwiteka dufashe. Ni abantu buntu, ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Ababagisha impaka mubagirire impuhwe, abandi mubakirishe ubwoba, mubahubuje mu muriro, mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga n'umubiri, nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje, ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu, wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibe ibyayo uhereye kera kose akageza none iteka ryose. Amena. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Tugarutse rero kuri aya magambo y'ubuhanuzi avuga haleluya, avuga imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Twabirinda gute? Hasi tugiye ku murongo wa 17 batubwira uko twabirinda bamaze kubavuga baribo. Yuda aravuga ati, bakundwa, nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Ibyo kwizera twahawe ubwo buntu rimwe, iteka ryose ni rimwe. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe, haleluya, ngo yumvise ahaswe kuduhugurira, gushishikarira kurwanira ibyo kwizera. Haleluya. Niko Yuda yandikira bene se. Haleluya. Nanjye rero ndakubwira ngo ndumva nshishikariye kuguhugura, nkwibutsa kugira ngo dushishikare turwanire ibyo kwizera twahawe rimwe bizaduhesha ubugingo buhoraho. Uwiteka tugire neza. Hari umuntu uri kubwira. Kandi haravuga neza ngo kuko hariho, impamvu yavuze ibyo nuko yavuze ati kuko hariho, haleluya, Uwiteka tugire neza. Impamvu yavuze ibyo, yaravuze kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo,
ari we wenyine databuja n'umwami wacu Uwiteka dufashe cyane. Ngo abo bantu baseseye muri twe bagendana natwe, tugeze hasi harabisobanura neza. Turasangira, turira ku meza amwe, dukorana umurimo w'Imana, turasengana, turirizanya, bamwe ni abahanuzi abandi ni abakozi b'Imana. Uwiteka adufashe cyane. Yesu aduhana umugisha. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abayisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa. Ntukigane ikibi ahubwo mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Yesu atugirire neza. Aravuga ngo arashaka kutwibutsa nubwo Abisiraheli, ukuntu Abisiraheli Imana yakuje amaboko akomeye mu butayu. Ndabibutsa inshuti bakundwa, Abisiraheli Imana yakuje amaboko akomeye muri Egiputa, ibacisha mu nzira y'ubutayu, ngo abantu bose batubashye Imana muri ubwo butayu yabarimburiyeyo. Ikimenyimenyi na Mose umuhanuzi ari we wari uderega wabo, wari ubayoboye, ngo yakoze icyaha cyo kugira umujinya, ntiyumvira iby'Imana yamubwiye, akora ibindi. Imana iramubwira ati Mose urambabaje, uragwa muri ubu butayu. Ntabwo yamubwiye ngo uragwa muri ubu butayu, yaravuze ngo ntabwo, ngwino nkwereke cya gihugu cy'amata n'ubuki, ngwino ukirebe, numara kukibona ntabwo nzakikujyanamo. Ariko Imana ndayikunda kubera ubushuti yagiranye na Mose, kubera ukuntu Mose yubashye Imana, kubera ukuntu Imana yagendanye na Mose, yahagaze ku murambo we, ntiyatuma shitani amukiniraho. Hari ukuntu ugira ubushuti n'Imana ku isaha ya nyuma ikakurengera. Haleluya. Hari ukuntu ugira ubusabane n'Imana, ukubaha Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu gihe cy'amahoro, mu gihe cy'intambara, mu gihe bishoboka no mu gihe bidashoboka, ukubaha Imana. Haleluya. Hari umuntu uri kumva, hari umuntu uri kubwira kumva. Yesu aguha umugisha. Ukubaha Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Igihe gikwiriye ni ikihe? Igihe gikwiriye ni igihe nyine tugomba kubaha Imana nk'uko Bibiri bitubwira. Igihe kidakwiriye ni igihe ukora ibintu ubona biri impossible. Ukubaha Imana. Cya gihe ugaburira umuntu ushonje nawe waba uraye, ibyo wagombaga kurya ukabigaburamo ukamuhereza, ukoze mu gihe kidakwiriye. Kuko franchement mu gihe kidakwiriye wowe ugomba kwigaburira, byari biguhagije. Icyo nicyo gihe kidakwiriye, byari ibyawe rwose, birumvikana. Ibyo biryo ubigabuyemo kabiri uhereje umukene. Icyo nicyo gihe kidakwiriye. Igihe kidakwiriye ni igihe abantu bahuze, bafite ibyo gukora, nawe ufite akazi, ufite ibintu byo gukora, ariko ukareka akazi kawe ukagenda gusenga, ugafata umwanya ugasengera abantu b'Imana. Icyo nicyo gihe kidakwiriye. Dukwiye kubaha Imana, tukagira icyo bita ubusabane bwiza n'Imana mu gihe gikwiriye, Imana ikatwirata nk'ibigwi. Yego, niko muri Zaburi havuga ngo, niko mu migani havuga, hari ahantu havuze gutyo ngo biraryoha iyo Imana ikwirata nk'ibigwi byayo. Haleluya. Biba byiza cyane Imana ikwirata nk'ibigwi iyo ukiranutse. Kuko ngo umukene, muri migani, ngo umukene ugenda yubaha Imana aruta igikire cy'ikigenge kitubaha Imana. Niko migani havuga. Uwiteka tugire neza. Iyo ugiranye ubusabane n'Imana, ukagira ubusabane n'Imana, wubaka ubushuti n'Imana, Imana iguhagararaho mu gihe gikomeye. Haleluya. Imana ikakwimana aho bikomeye. Imana igatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Igihe cyari cyo gupfa, Imana ikakongera iminsi yo kurama nka Yeremiya. Haleluya. Hari umuntu uri kuvugana nawe. Yesu akumpera umugisha. Amena. Yesu aguhereza umugisha. Turakomeje. Twari tugeze ku murongo
dusome ku murongo wa 6 dukomeze. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe, iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Bivuga ngo Imana yahana. Imana yarahannye kijya gihe. Yuda ari kutwibutsa ko ishobora kongera guhana. Ku rugero, Abisiraheli bakoze ibyaha batumviye Imana mu butayu yabarimburiyemo bose ngo bashiriyemo. Ku rugero, abamarayika batakoze iby'umurimo wabo wagombaga gukora, Imana ngo yabafungiye ahantu bategereje umuriro w'iteka, bategereje kuzacirwaho urubanza, kuzacirwaho iteka ku munsi wo guca amateka. Uwiteka atugiriye neza. Aravuga rero ku bya Sodomu na Gomora naho ukuntu harimbutse n'imihigi ngo yari ihegereye. Imana imaze kureba ibyaha bihakorerwa, ubusambanyi buhakorerwa, ubutinganyi ndetse n'ibindi, ngo Imana irarakara cyane, bituma irimbura by'iteka uwo murwa. Irawurimbura, ako gace kose irakarimbura, bose irabatekereza. Havamo umugabo umwe n'umuryango we, ari wo witwaga Loti. N'umugore we utarakurikiye yahindutse inkingi y'umuntu. Uwiteka atugiriye neza. Uwiteka dufashe cyane. Imburo, turacyari ku jambo ngo imburo z'abantu zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Yesu adufashe. Yuda yakomeje atwibutsa, kuko yatangiye avuga ngo ndashaka kubibutsa, nubwo byose mubizi, nubwo izi nkuru twazumvishe, iza Sodoma na Gomora zose twarazumvishe, z'abo bamarayika bafungiwe ahantu kugira ngo bazarimbuke, nazo twarazumvishe, ndetse n'izindi zisa nazo z'abantu Imana yagiye ihana. Uwiteka tugire neza. Umurongo wa 9 ngo nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ahubwo yatonganaga na Satani, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhana. Marayika Mikayeli wari uje kuburana umurambo wa Mose, Imana yamuhagazeho, niko natangiye mvuga. Imana ihagaze kuri Mose no ku ntumbi yihagararaho. Nubwo yamuhannye ntiyamuhanye. Reka nsubire mu ijambo. Nubwo yahannye Mose ntiyamuhanye. Haleluya. Imana ishobora kuduhana, Imana ishobora kwemera ko ibi bitugeraho, ikemera ko intambara zitugeraho, ariko ngo umukiranutsi ntabwo azagwa ngo arambarare, cyangwa se ntazagenda ngo azime yibagirane. Hoya. Haleluya. Mose Imana imuhagararaho kubera ubushuti yagiranye n'Imana, kubera imirimo yakoranye n'Imana, kubera imirimo ye yaramuvugiye. Uwiteka tugire neza. Ufite nawe imirimo wenda yabikuvugira kuri puwe, Imana ishobora kuguhagararaho mu bikomeye. Nihe mirimo ufite kugira ngo Imana iguhagarareho? Haleluya. Dukwiye gushaka imirimo tukagira n'ubusabane n'Imana, ya mirimo ikajya ivuga. Ahantu utuye wahava abantu bagasigara bavuga bati umunyagasani yaragiye, twabuze umuntu w'ingenzi. Uwiteka tugire neza. Ntumere nk'abo ngabo baseseye, bagasesera mu itorero, ba bandi turaza kubageraho hasi, irabasobanura neza ngo nibo barema ibice. So marayika ntiyabashije guhangara gutuka Shetani, yaramubwiye ngo Uwiteka kuvume. Ariko twebwe iyo tugize intambara rufatiraho. Iyo umuntu akubwiye nabi, kamere ya muntu ihita izamuka. Kamere y'umuntu ubundi ntiyigipfa, irasinzira, iguma isinziriye bitewe nuko dusenga tugomeza tuyiryamisha, Umwuka Wera akayizimya, tukaguma twubaha Imana. Uwiteka dufashe cyane. Ariko iyo tutabikurikiranye, iragenda ikatwica kamere rwose, ikatwica tukaba abanyakamere iteye ubwoba. Uwiteka dufashe duhinduke. Nanjye ndimo.
ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Abantu bahubuka mu magambo, abantu bitotoma imbere y'Imana, abantu bakora ibyo bibi ngo bamezwe nk'inyamaswa zitagira ubwenge zigenda. Hano hasi babivuga amagambo akomeye y'ubuhanuzi, bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, ngo bagahomboka birukanka batirinda, ngo bakiroha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abantu batubaha Imana, abantu baseseye, abo nibo Bibiliya iri kuvugaho. Abantu baseseye, mbese nabo bahora baseseye? Simbizi, Yesu atugire neza. Haleluya. Iracyabavugaho uko bameze, ngo abo bantu, abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagasangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya. Ngo ni ibicu bitagira amazi, bijyanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduye. Ni ibiti bikokotse bidafite imbuto. Ni umuraba wo mu nyanja ushega, babira ifuro ari ryo, ngo babira ifuro ari ryo ibiteye isoni byabo. Ni inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Ba bantu batubaha Imana baseseye muri twe. Yego, hepfo irabavuga, hepfo hari ukuntu ngo Henoki yabavuze. Henoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Uwiteka dufashe cyane. Ngo abo ni abitotomba n'ababubura bagenda bakurikiza irari rya. Ni bande? Abitotomba, ababubura, ngo bagenda bakurikiza amarari yabo. Akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuraho indamu cyangwa indamu. Uwiteka adufashe cyane. Bibiliya ibasobanura neza ba bantu baseseye, ba bantu baseseye. Hari ukuntu hasi hano ibasobanura, nitugera kuri hano hepfo irabasobanura. Abo bantu baseseye baduseseyemo, bashobora kuba ari abakozi b'Imana, bashobora kuba ari abanyamasengesho. Uwiteka dufashe cyane. Turi mu gihe cy'akarindagiza, tutamenya ibyiza, tutamenya uvuga ukuri, tutamenya uwubaha, tutamenya inzira twakurikira. Ariko hano haratubwira uko tuza gukurikira. Yuda akomeza guhugura. Haleluya. Aravuga mu Gifaransa ni perseverance, cyangwa mu Cyongereza persevere. Aravuga ngo, ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti, mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Mubamenye. Uwiteka dufashe cyane. Icyama nkaba ndi mu mubare w'ab'Imana ishaka, nkaba ntaraje nseseye nanjye kuyobya. Icyama nawe ukaba atari kuri. Tuzababwirwa n'iki rero? Reka dukomeze dusome. Abo ni bo bazana kwirema ibice. Ni abantu buntu ntibafite umwuka. Abantu bazana kwirema ibice. Uwiteka dufashe cyane. Ariko mwebweho bakundwa, mwibuke ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo, zisohoza ku bugingo buhoraho.
kugira ngo tubashe gutsinda ba bandi baseseye. Tuzabatsindisha iki? Yego, kwiyubaka mu byo kwizera byera cyane. Icyo ni icya mbere. Kwiyubaka mu byo kwizera byera cyane. Yego, kwiyubaka mu byo kwizera byera cyane. Musengere mu mwuka wera. Icya kabiri ni ugusenga. Kwiyubaka mu byo kwizera byera cyane. Icya kabiri ni ugusengera mu mwuka. Haleluya. Umwuka ujyana n'ukuri, mu kuri no mu mwuka. Yego, kandi mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Ni ibintu bitatu: ni ugusenga mu mwuka no kwiyubaka mu byo kwizera. Kwiyubaka mu byo kwizera harimo ijambo gusenga, harimo kwizera, harimo n'urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Urwo rukundo tubonera muri Kristo Yesu ruzaduhesha ubugingo buhoraho. Umurongo 22 ariho asa naho arangiza, aravuga ngo ababagisha impaka mubagirire impuhwe. Uwiteka dufashe cyane. Abatadutahura tubagirire impuhwe. Abandi mubakirishe ubwoba, mubahubuje mu muriro. Yego, tubagaruze umurunga w'ubugwaneza w'urukundo. Umuntu nakubwira nawe umubwira uti nyamara inzira niyi, ni sawa. We kumuhiga ko nawe uzabikora. Hoya, era imbuto zikwiriye abihariye. Yesu adufashe cyane. Harakomeza aravuga ngo mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga n'umubiri, nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo wacu, icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibe ibyayo uhereye kera kose ukageza nanone n'iteka ryose. Yesu aduhane umugisha. Ryari ijambo ry'Imana. Asoza avuga ngo ibasha kuturinda ngo tudasitara. Yego, ibasha kuturinda ngo tudasitara, ikabasha no kuduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge. Imana irabibashije nidusenga mu kuri, mu rukundo, twizeye no mu mwuka. Uwiteka azadushoboza kunesha, azadushoboza kumenya abo ngabo batwinjiyemo, baduseseyemo. Uwiteka dufashe cyane. Batwinjiyemo, baduseseyemo, ngo batuma twirema ibice, batuma hari abandi numvishe ngo basengera abantu nabi. Ni gute umuntu yakugira nabi ugafata amasengesho iminsi 3 kugira ngo umusengere ikibi? Koko ukaba uri kujya mu ijuru ryandese ko Imana ivuga ngo dukunda abanzi bacu? Ni gute umuntu yakugira nabi, mvuze ko kugiriye nabi, hanyuma none ukamuvuma? Oya, tubagaruze umurunga w'urukundo, ubugwaneza. Uwiteka adufashe cyane. Sinzi ukuri kurwana. Icyo cyari igitabo cya Yuda cy'ubuhanuzi n'amagambo meza. Uwiteka aduhana umugisha. Sinzi ukuri kurwana, gusa mwihanganire ngo hasigaye mikomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ubundi tuzagereyo dufatane mu kiganza kugira ngo tuzabone umwami Imana. Yesu aguhereza umugisha, kuntega amatwi. Kandi Imana, kubera ko wafashe umwanya wo kumva, Imana ihaze ibyifuzo byawe. Imana ikubere umucyo, Imana ikubere umuyobora. Nk'uko ijambo rivuze hano aho turangiriza, riravuze ngo ibasha kuturinda
kugira ngo tudasitara. Nawe rero kurinde gusitara urakajya mu ijuru. Yesu aguha umugisha. Ni Zawadi, ndakomeje. Tuzasubira mu gice gikurikira. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, ijambo ryawe turereshe isengesho mu izina rya Yesu Kristo, risenye ryubake iby'umumaro, risenye ibidafite umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Komanga umutima buri wese, uduhe kubera amaso ubugingo, umpe kuba amaso n'inshuti z'umusaraba ze kuba amaso, kugira ngo tuzagere. Turi mu gihe cy'akarindagiza, uduhe amaso tubone Kristo. Kristo tugusabye amaso ngo tubone, ndetse n'amatwi ngo twumve iby'umwuka abwira amatorero. Uduhe urukundo kuko rwakonje, uduhe imbabazi zo kubabarira batugiriye nabi. Ni byinshi twagusaba, ariko Mwuka Wera Muyobozi, turagukeneye kugira ngo tubashe gufatana kugira ngo tuzagereyo. Urakoze Yesu kuri kumwe natwe, turagushimye. Uhereze umugisha buri wese, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Thank you Jesus. Shalom, shalom.